House of Paul and Fee, duhumurizanye Hope and Healing. Njya mbyibuka nkumva ngizemo akadepresiyo kakagaruka. Episode 2, The House of Paul and Fee, duhumurizanye igice cya kabiri, Hope and Healing. Babaza ntabwo wenda ubizi cyane ntabwo bisobanukiwe, ubwo bankoreye kritage, ababyeyi barabyumva. Bankoreye kritage niba byoroshye, kritage irababaza, njya mbyibuka nkumva ngizemo akadepresiyo kakagaruka. Kritage irababaza cyane, barayinkorera nabwo birarangira. Twongeye kubaha ikaze tubashimira kubana natwe 5 ndetse nuko mukomeza mukora subscribe, turabashimiye. Umurimo mwiza ugaragara ko mwishimiye nibura umwanya twabahaye natwe mukaduhereza undi mudukurikirana. Ibi nibyo kunezeza imitima yacu nanone. Gusa turahanga kugira ngo tubashe gufasha cyangwa gufashanya muri societe nyarwanda, icyo umuntu arusha undi akimufashe. Rero turagarutse nanone nongeye kuguha ikaze mu kiganiro cyacu. Yego murakoze. Umeze neza? Yego. Ku bantu batatumenyereye, nge nitwa Mukiza Paul. Iyi ni madamu wanjye, yabibwira. Nitwa Mushimiyimana Martha. Yego. Bakunze kunyita Fiye. Yes, akunzwe kwitwa Fiye. Araho bavuga Martha ni bamwumva, ariko Fiye bamwumva vuba. Nanjye rero amazina yanjye ni Mukiza Paul. Tubahaye ikaze rero kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube channel. Aha duhari kugira ngo tubashe gukomerezaho igice cya kabiri ko cyo tumaje iminsi tuganiraho byerekeranye na bwa buzima bwa anniversaire y'imyaka 10 tumaze tubanye. Rero mu myaka 10 n'urugendo rurerure nko twabivuze ubushize, ariko tacyarukomeje. N'urugendo rurerure twavuzeho imyaka ijya kugera muri 4. Tugarutse rero kugira ngo tuvuge ku myaka 3 kugira ngo nibura cyangwa niba ngombwa tuyisoze. Ni 3 ariko. Ni 3 kuko twiyemeje gukoramo episode 3. Muri inshuro 3 muzatubona tugana kuri aya makuru, ariko tuzagana igihe kinini cyane kuko twabyiyemeje. Rero kuri uyu munsi aho duheruka twaganiriye. Alright, turabashimiye kandi tubaha n'ikaze ku murongo wacu wa YouTube channel Byose Ahabona TV, aho turimo turakurikirana ikiganiro cy'umuryango hano Paul na Fee, cyangwa se Paul and Fee, aho barimo batuganira ku nkuru y'ubuzima bwabo bw'imyaka 10 bamaze babana. N'ubuzima batuganiriye bahaye inyito cyangwa se umutwe uvuga ngo imyaka 10 inzira y'umusaraba. N'urugendo kuko nkuko batuganije mu gice cya mbere, n'urugendo rutoroshye, babaye mu buzima butoroshye cyane, kugeraho bagaragaje imibabaro bagize mu buzima bwabo. Buri mwaka wabo wari umwaka w'umubabaro kuva ko imyaka 10 bamaranye. Bivuze ko gushaka kw'abantu bashakanye atari umunezero gusa, harimo ibintu byinshi cyane bica mu buzima bw'abo bantu, nubwo Satani aba atoroshye, ariko Imana igenda bacira inzira muri byose. Nshinguye inshure enye, havamo 2, hari n'umwana uhari. Batuganirije rero inkuru y'ubuzima bwabo baciyemo mu myaka 10, batugezaho inkuru y'ubuzima bukakaye koko, ni inzira y'umusaraba uko nabyumvishije, aho batubwiye ngo bamaranye imyaka 10, ndetse mu myaka 10 habayeho icyo nakwita kugira gutwita inshuro zigera muri 7. Baracyari batoye, kwibaza ngo inshuro 7 baratwise, ariko ntibageze amahirwe yo kubona abana bangana nk'umubare batwise. Bigaragara ko mu nshuro 7 ngo bashyinguyemo inshuro 4. Nanone kandi mwizo nshuro zindi zisigaye ngo 2 nizo ndazavuyemo. Bakavuga ko ubu aka kanya bafite umwana umwe. Bashyinguye 4, havamo inda 2, ubwo ni 6, ndetse bafite umwana umwe. Mu myaka 10 n'urugendo koko rutoroshye nko barwisinzira y'umusaraba. Utekereje neza ko korasanga ari inzira y'umusaraba. Reka dukomeze batuganirire. Noneho ushize bari batuganirije imyaka 4, reka tugisigaje n'imyaka 3 ikaba 7, ariko kugira ngo yuzuze imyaka 10 kuko buri mwaka wabo wose uriho ubuhamya bukomeye. Reka duhere ku iyo myaka rero yindi 5, 6, 7, noneho ubutaha tuzumva n'indi myaka izaba isigaye uko ari 3. Namwe ko batagizemo ubuzima budafite ubuhamya, umwaka wabo bose n'ubuhamya kuri bo. Reka twumvire hamwe twese ko umwaka bari batangiraho wa 2020 twabonye ko 2019 bari babyaye umwana. Mbese 2020 bwo byagenze biti?
2020 yo urayibuka, 2020 hari muri covid, ngira ngo nibwo twizihije isabukuru y'imyaka 5, sibyibuka ku myaka 5 turayizihiza, ngira ngo amafoto barimo barayareba. Ahangaha twari twizihije imyaka 5, urabona hari hanyina manitse hariya wenda umwana wacu nabwo yari yujuje umwaka umwe nk'ubu nabwo, kandi turimo turaganira gutya, nawe yijije undi mwaka, yagombye kuba ageze muri 5 ariko byahise bibusanyaho gatoya agize 6. Icyo gihe twizihizaga imyaka 5 tumaranye, umwana amaze umwaka umwe. Yego, bivuze ngo ahangaha yaragize umwaka umwe, kari agafoto urakabona nanjye muteruye ameze neza, nawe ndabona hari wagafashe rwose agafoto umuteruye. Byari ibihe byiza, byari ibihe byiza by'ibyishimo mu muryango, nyuma ya bwa buzima bw'imyaka twari tugize umwaka wa 5, tuvuye 2016, 17, 2018, 2019, 2020, umwana yujuje umwaka umwe ko twamubyaye muri tariki zinyibutse rwose, papa murabizi ntimugatugore. Tariki 6 z'ukwa 11, 2019. Twaje rero 2021, urahibuka, ngira ngo 2020 hacimo umwaka wo gufilinga umwana rwose nta biraniga, ngira ngo ni umwaka w'akaruhuko twabonye utarimo biraniga, ahubwo urimo ibyishimo. Ngira ngo ni umwaka nagizemo ibiro byavuye ku byo nari mfite kera nkirongora, ngira ngo nawe nibwo waruhetse noneho. Uravugaho icyo uwo mwaka 2020 w'ibyishimo kugira ngo tunawuvemo? Wari umwaka w'ibyishimo, urumva Imana idukoreye umugisha, tugira umugisha wo kubona umwana twe tumaze igihe kinini dutegereje. Twahise muri uwo mwaka 2020 twamaze igihe turi mu kwishimira umwana, namwe murabyumva, ari ibyishimo mu rugo bidasanzwe. Uwo mwaka yes, nibyo koko. Nyuma y'izo nsanganya ibibazo bahuye nabyo, batugaragaje ko mu mwaka 2020 habaye umwaka usa nk'akaruhuko, kandi ngo umwaka wabaye umwaka navuga ko bari babayeho bishimye, barafite umwana, bari mu benjoyingana nawe, bishimana nawe, urumva bari bagize umwana. Noneho muri 2020 ngira ngo nibwo umwana yari yujuje umwaka umwe. Icyo gihe byari byishimo bitagira uko bisa, urumva umuryango wari warahuye n'ibizazane bimeze gutyo, kuva mu itangira ry'ubuzima bwabo bashingiranywe, ariko ntiwagira amahirwe yo kuza kubona umwana muzima. Ariko finale 2020 nibwo baje kubona ibyishimo, ndetse bano bimaranye iminsi, bamaranye igihe, barabinezererwa. Nanone kandi muri 2021 bakomeje kutuganiza ko bahuye no 2020 barishimiye umwana babonye muri 2019, 2020 banezerwa umwana babonye yari yujuje n'umwaka umwe, habaho ibyishimo by'umuryango, haba mu cyo bita kwizihiza imyaka 5 bari bamaranye babanye. Twabonye amafoto, ndetse kandi banishimira ko umwana wabo yagize umwaka umwe. Yari amateka ku buzima bwabo, bumvaga bitanashoboka, ariko kubw'amahirwe byaje kwemera. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 nanone kandi na 2021 uyu muryango waje kujya gutya wongera urasama. Nyuma yo gusama babyara umwana, bamarana igihe nk'uko bitubwira. 2021 twarashyinguye nanone, nyuma ya wa mwana turi kwishimira wa yari ahari. 2021 yego turashyingura, tongera dusubira. Ariko n'agafoto ndakibuka, agafoto twambaye imikenyero, yego, n'amakote. Abantu batangira kutwegera b'inshuti n'abavandimwe, turanabashimira. Batwegera batubaze se mwaba mwarivuje mwikurikiranisha kuri ibi bibazo muhura nabyo, mukareba aho biva. Yego twarabikoze, turikurikiranisha, dutanga ibizami, dukora ibishoboka byose nk'abantu ngo natwe tumenye ikibitera. Twarabigerageje, dutanga ibizami bikomeye, bimwe bijya hanze bikagaruka, tumenye uko duhagaze. Tuba dukomeje urugendo nanone rwo gukomeza kugerageza. Muhagaze mute? Uvuze ngo umenye uko muhagaze, ngira ngo turakomeje turacyaganira.
hasanze muhagaze mute? twasanze hari ibizami twagiye dukoresha byinshi byagendaga gukamera ngo bikamara amezi 6 hanze, niko batubwiraga ko bizamara amezi 6, amezi 3 bikagaruka batubwira ko nta kibazo dufite. Yego. 21 tuyivemo. 2021 nabwo wabaye umwaka utaratworoheye, umwaka utaratworoheye na gatoya. Uwo mwana bamaranye igihe nanone kandi yaje gupfa, nabo baramushyingura kugira ngo iza guhinduka ari inshuro yaho ya gatatu. Urumva ko barahuye n'insanganya ubugira gatatu, bivuze ko mu biganiro barimo tuganiza bagiye babicamo ibice, ariko ni nabwo buryo bwiza kugira ngo tubashe kumva neza ijambo ku rindi. Ubuzima bwabo bwakomeje kujya irudubi, urumva ko bahuye n'insanganya n'inzira y'umusaraba nk'uko babyise, koko bakomeje batuganirira. Nuko bamaze gushyingura 2021, 2022 rero ho hari hahatse iki. Twahereye kuri 2019 babyara umwana, aho twasoreje ariko 2020, 2021, 2022. 2022 naho haciyemo agahe k'akaruhuko, maze ubundi muri 2022 ngira ngo habayemo agahe k'akaruhuko, ahubwo ntabwo twigiye dusama, ahubwo 2023 rero 2023 byari urugendo rurerure, ariko ntabwo ari hamwe habayemo kiritaje. Yego. 2023 twarongeye turasama. Yego. Tuvuga ati ubwo biriya bigenze kuri, ariko nkuko twagira amahirwe bwa mbere nanone dushobora ubu ngubu biriho rwose, ariko ubwoba nibubura, ariko nanone tuvuga ati uko byagenda kose bya mbere Imana yarabikoze n'ibirongera bikore. Turongera turasama. Iyo gusama birihuta, uko wabigenza kose ibintu biri mu mugambi w'Imana numenye uko bigenda, uko wakwirwanirira utakirwanira numenye uko bigenda, kuko habaho gutekereza nk'umuntu, ariko uko wabigenza kose birikora. Ubwo habayeho kongera gusama, nongeye gusama bibaho ku mezi 2 ivamo. Ivuyemo njya kwa muganga, barankurikirana bankorera ibikwiye gukorerwa umuntu wagize icyo kibazo, bigenda neza nabwo. Bigenda neza niko bivuga. Bivuze ngo wavuye kwa muganga nyine amahoro. Navuye kwa muganga ubwo icyo bisa kugenda neza. Nageze kwa muganga baranyakira, bambwira ko bagiye gukora ibishoboka byose mu buryo butandukanye, ko bakureme iyo nda bayimaremo yose ishiremo. Biba ngombwa ko bagiye bakuramo inda, wenda barabizi b'inshuti zanjye, hari ibintu bita kiritaje. Kiritaje irababaza, bameze nko kiritaje irababaza, ntabwo wenda ubizi cyane, ntabwo bisobanukiwe. Ubwo bankoreye kiritaje, ababyeyi barabyumva. Bankoreye kiritaje niba byoroshye. Kiritaje irababaza, jya mbyibuka nkumva ngizemo ka depression kakagaruka. Kiritaje irababaza cyane, barayinkorera nabwo birarangira, Imana ihancisha nabwo amahoro. Nabwo uvayo. Ni 2023 na gatatu. 2024 haciyemo agahe k'akaruhuko. Yego. Hacamo agahe ko kuvuga ati ibi ni ibiki, reka nyine tubanze dutekereze neza, habeho kwibaza ni ibiki. Ngayo nguko n'ubuzima butari bworoshye. Nyuma yo gushyingura 2021 habeho umwaka 2022 haciyemo agahe gasa nk'akaruhuko. Urabyibuka nabyo? Urabyibuka. Tugarutse rero tugarukira kwa gace ka kabiri, mureke duse nk'abaganiramo gakeya kandi nkabuzuzanya, nkabubakana nk'umuryango mugari. Ntabwo nubwo umuntu aba ahuye n'ubuzima busa butyo, ntabwo aba agomba kwiheba, abagomba gusenga nibyo, kuko gusenga bitanga umutuzo, bitanga amahoro, akanivuza mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo arebe ko yabasha gutsinda ibyo bimusikamiye. Ariko by'umwihariko duhari kugira ngo twemeze tuganire muri ubu buzima nta guheranwa n'agahinda, yaba njyewe yaba n'uwo twashakanye, nawe dushaka guhumurizanya njye nawe. Niba tubishoboye twaganira, ariko nawe ukeneye guhumurizwa, ukaganira, ukatubwira amakuru, ukatubwira bwa buzima warubayemo mu byari bigoye. Ngira ngo ni amakuru menshi tugiye kujya dufatikanya tukaganira. Nizere ko witeguye kuvuga ubwo butumwa. Nduzi ko ari ubutumwa, ni ubutumwa bwiza, witeguye gufasha abantu
nanjye ndahari, ariko nawe nizeye ko uri tayari kugira ngo ubashe kubwira abantu, uraba uzavugisha bahamagare bamwe mwabanye muri bya bihe, mwibukiranye ibyo bihe kugira ngo nibura bumve umuntu ese we byagenze bite. Hari abazi ko ugifite umwana muzima igihe watahaga, ariko ibyo byose nimwibukirane ayo makuru uzaba umuvanye ibuzima, umugaruye ubuntu. Uri tayari? Yes, ngayo nguko dushimira abavandimwe ikiganiro baduhaye, dushimiye umuryango ikiganiro uduhaye 5x5, tubifuriza kugubwa neza ndetse tunayifuza gukomera kuko ubuzima bwabo bwarabakomeje, ariko natwe tubabwira ngo mukomere kandi Imana niyo byose. Nyuma rero y'ubuhamya baduhaye bw'ubuzima bw'imyaka 10 bise inzira y'umusaraba, kuko ni inzira y'umusaraba nkuko bagiye babitubwira, nta mwaka babayemo utaragizemo amage, utagizemo amakuba. Reka rero dukomeze tunabararikire komeza kubana natwe 5x5 kuri YouTube channel yacu ya Byose Ahabona, aho dukomeza kubashakira inkuru zicukumbuye nziza, ariko twibaza ngo uwaduhaye ubuhamya bw'ubuzima bwabo, ariko ntabwo bigeze bajya in deep, kujya indani ngo badusobanure mbese aba bantu ishuri babigishije cyangwa se ishuri bigishijwe n'ubu buzima bwabigishije iki. Reka tuze kurebera hamwe ubutaha, twibaze ngo ishuri ryabigishije iki, ese ubuhamya ko tubwumvishije ni buhe nararibonye, nihe nararibonye twabigiraho. Muracyari bato uko tubibona, baracyari bato kuko, ariko twakwibaza ngo iri shuri kuki Imana yemeye ko barinyuramo, mbese niki bavanyemo, niki babwira abantu. Muri makeya turacyafite byinshi tukuzagana nabo, nuko twahereye hakumenya ngo aba ni bantu ki, ni bande, ese koko bafite icyo kuvuga, twatega amatwi tukabumva. Ariko tunamaje kugera ahangaha ho twamaje kumanika amaboko, kuko uyu muryango ugaragaza ko wabanyeho cyangwa se wabayeho mu buzima bugoye kandi bukakaye, inzira y'umusaraba nkuko babyise, kuko ntago twabura kubyemeza. Ni inzira y'umusaraba kuko buri mwaka hacagamo umwaka umwe undi bagashyingura, aho badashyinguye zikavamo, urumva ko bari mu nzira y'umusaraba nkuko babyise. Nibyo koko, reka tubashimire kandi tunabararikira kurikirana igice cya 3 ari cyo cya nyuma ku buhamya bwabo, ubundi nyuma yaho baze batubwira ngo ese nyuma y'aya masomo, ese nyuma y'ibyo bigeragezo babayemo, ese niki mwabwira abantu, ese niki mwahumurisha abantu, ko ndeba mwebwe mwahumuye, bitari byayindi bajya ngo no guhumura, ariko ko ndeba muhumuritse, ko ndeba mukomeye, ese niki mwabwira abantu. Reka tubemere rero dusoreze ahangaha, naho ubutaha tuzaza twibaza ngo byo bimeze bite, ni imyaka 3 izabisigaye kugira ngo imyaka 10 inzira y'umusaraba. Ngiye wumva nitwa Paul Nyawe. Shalom, Imana ibahe umugisha.